ubwo nicaye ndi gufotora nabonaga bitabiye iki kirori, dore ko muri iki kirori rwose harimo n'umuprofeti wanjye tujyanye nagiye kuvumba icyo bita kuvumba, nari nisodetse ahantu ndi kubasha kuba nakamera. Abantu bose bari bafite ibikoko by'amatelefone, aho hose nahanganyaga amaso, nari nagiye kwitsimba bitewe n'ukuntu agatelefoni kanjye ari kagatoroshe. Gufotora ni ukwihengeka kugira ngo batakubona, kuko ntabwo wakwicara mu basirimu bafite amatelefone akaze ngo nawe muri ube wicaye imbere. Ubwo rero nanjye nari nitabiriye icyo kirori nk'umuvumbyi mukuru, ariko ni hahandi ndavuga ngo ni hahandi ndavayo mbonye umugabo bita Idrissa Ouedraogo. Ndavayo mubonye uyu mugabo, nari mfite amatsiko yo kumubona. Ubwo namubonaga nabonaga ari umugabo witonda, umugabo ucisha make, umugabo wirebera ibintu atavuga, umugabo utajya useka ariko abasekera mu mutima. Rero ubwo nanjye nari mpateye ikintu bita akabuno nari nakahateye nakahashinze, ariko ni hahandi nanjye navuze ngo ntabwo ndi bwata nabonye uyu mugabo. Nari mfite amatsiko yo kumubona, rero nari mpari. Byari byiza cyane, n'ubu ndacyananiwe bitewe n'umunaniro navanyeyo, ariko ndababwiye hari ibiryo. Ubundi abakire ntabwo abakire bagira ikintu cy'umururumba, oya. Ibi bintu by'imirurumba nsabibonaga mu cyaro, ariko abakire baba barihaye, baba umva no kwiyarira nk'ikirushe nacyo kituzuye ngarahazi. Ariko se mu cyaro wabegereje bitaho ibirushe nka 3 isahani akayishwe kakageza hariya, ibyo ntabwo bibaho rwose. Rero byari ibintu byiza cyane, nagira ngo nze nzibarapire, nze nzibabwira uburyo byari bimeze. Icyo mukwiye gukora ni ugukanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bizajya bibasiga. Njye nitwa Joyce kubatanzi, ndi umukobwa mwiza, umukobwa w'umunyarwanda, umukobwa w'Imana. Ndabakunda nanjye mbona urukundo mu nkunda, uburyo mushyigikira muri abo beza cyane. Iyi channel ya Dorisi Hub mureke tuyuzuze abasubscribe igihugu, mureke rwose sharinge nikunze iyi video ujye uyisharinga, uyihereze inshuti yawe. Rwose biba ari ibintu byiza cyane kandi ibintu bishimisha ku mutima wacu nkanjye Joyce. Rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyose. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, barundikazi, mbifurije amahoro y'Imana ahantu hose muri mu mpande zose z'isi. Abantu mwese ndabaramukije, ndabahobeye yambo, mwumve mumeze neza cyane. Rero nje kubabwira kuri uyu muhanzi Niyo Bosco ndetse n'abandi batari arimo Vestina, Dorcas na Idrissa Ouedraogo. Ubwo bari bitabiriye iki kirori cy'uyu muvandimwe wabo muri timu ya MIE. Murabizi yuko Niyo Bosco aba muri iyi timu. Ubwo rero icyo nje kubabwira ni umusitari nabonye narimerutse, ariko nanjye nahashije akabuno ndicara, ariko natinye gufotora bitewe na gatelefoni kanjye nari mfite. Abantu bose bari bafite ibikoko by'amatelefoni, navuze se ndakuramo itelefoni mu gashakoshi, abantu bagira ngo uyu muntu wazanye telefoni yakajaganya. Ubu ngubu baranyakira gute? Kwirinda guseba nihengetse ahantu mafoto y'ifotimu ndongera mfatiye gatatu, ariko bari bagiye kumbona ngita nigira hirya telefone. Ariko nari mfite amatsiko yo kubona uyu mugabo Vestina witwa Idrissa Ouedraogo wo mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo kamera niko ameze, ni umugabo witonda, ucishake, utajya useka, utajya uvuga ibintu byinshi. Arahagarara cyakicara akabireba atavuga, ariko nyine kubera yenda tabarizi no Kinyarwanda yenda wasaga n'icyazi cyangwa kizizi ntodotori, ariko rwose ndababwira ngo ni umugabo mubona uko niko ameze, aritonda, ni mwiza. Vestina none yabaye umumama mwiza, yarabyibushye, ameze neza cyane. Ngaye nguko rero ikirori cyari cyahumuye. Niyo Bosco yatereye ivi Eileen. Rero abantu benshi bakunda muvuga ngo ni Irena, ariko ni Eileen, akazina k'abasirimu. Mwamuri mu bikiriko unyinze nzababwira kugeza ryari nzababwira kugeza ryari koko Eileen. Ubwo rero ni umukobwa mwiza cyane w'umunyarwanda. Gusa
hari igihe Imana igusiga igikundiro pe, kandi hari igihe Imana ishobora byose ikabasha uburyo ki igenda igukora surprise zitandukanye. Na niyo Bosco ni impano yamuhaye, impano y'umukobwa mwiza, umukobwa w'ikimero cyiza, uteye neza, umeze neza cyane. Ni byiza kandi ni iby'agaciro, abantu benshi babyishimiye. Imana izabubakire kandi yivange mu rugo rwabo, ibaha urukundo rwiza, ibaha amafaranga, batunge batunganirwe, kuko abanyarwanda nicyo bifuza kubona, bameze neza cyane, nta bintu byo gushwanashwana birimo, kuko abanyarwanda nibyo baba bishimiye. Rero bose bamuhaye felicitation rwose, nta muntu n'umwe utamuhaye felicitation, ubwo abahanzi benshi bari bahari Bwiza n'abandi basitari bagiye batandukanye mwababonye ku mafoto yagiye atambuka atacana hirya no hino. Ngayo nguko rero mureke minira hanje kubarapira uburyo nagiye abantu bose bafite amatelefone akaze akanjye ari kajaganya. So ngayo nguko rero ndabakunda kandi mpora mbifuriza ibyiza, uko nkunda nanjye niko mbakunda, ibyiza byose bijye bibabaho, nibyo mbasabira. Sawa sawa, umunsi mwiza, abari mu gitondo muramuke neza, abari nimugoroba nibonye video igihe cyose uri wumve yuko nkuyambiriye, wumve yuko nkuramukije, wumve yuko uri mwiza.